reba kandi wumve isi dutuye. Ntashamaje Renata yarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Muri jenoside ababyeyi be bose ndetse n'abavandimwe be bose barishwe, asigara ari wenyine. Nyuma nta mugabo yashatse, ariko yaje kubyara umwana umwe w'umukobwa. Nta mitungo yari afite ngo yenda niyo bamujijije ihambaye, yenda niko tuvuga ngo afite imitungo banayibaziza ariyo bashaka. Ntibari bafitanye imanza, ntacyo namushinja numva yaba yazize, usibye ubugizi bwa nabi gusa bari mu mutima w'umuntu wawutabuze. Aho Ntashamaje Renata umurambo we wagaragaye mu rutoki ni nko muri metero 100 n'izindi uvuye aho yaratuye. Abaturage barifuza ko inzego zishinzwe iperereza zigerageza zigashakisha abo bagizi ba nabi bakabihanirwa, kuko nabo bafite impungenge z'uko uwagiriye nabi mugenzi wabo nabo yabagira nabi. Nta muntu narinzi hano bafitanye ikibazo, nuko mbisobanura kose ahangaha yahabaga nk'umuturanyi wiyizira nimugoroba akiryamira, bugacya mu gitondo akajya ahakorera agiye no gusenga. Yajyaga gusenga, yava gusenga agahita ajya mu kazi. Aha rero amasaha yahabaga ni make, n'amasaha ya ninjoro yonyine. Yibanaga? Yego. Ufite nk'imyaka nk'ingahe? Mfite imyaka 51. Ikintu twifuza ubuziza hano uko twamenya umuntu wamwishe, kuko natwe ntaho turi, natwe turi bupfe, twese tuzi ko turi burare tutamenya umuntu wamwishe. Muhumure ntacyo mukora. TV na Radio 1 bitunganya inkuru. Inzego zishinzwe iperereza zari zikirimo zirarikora zitaramenya uwagize uruhare muri ubu bugizi bwa nabi. Umurambo wa nyakwigendera bari babanje kunyuza mu bitaro bya Gitwe, ariko bitegura kujyana mu bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma mu rwego rwo gukomeza gukora iperereza. Daniel Dushimumuremyi mu murenge wa Kabagari wo mu karere ka Ruhango. Reba kandi wumve isi dutuye. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe n'abeshi. Ngwino mugirana amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Sinzabakirana Jean Pierre ni wabatuye mu mudugudu wa Rugero mu kagari ka Rugando mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera, bavuga ko mu matora ku rwego rw'umudugudu aheruka bari bahaye amajwi yo kubayobora. Bavaho yanemejwe, gusa ngo batangajwe nuko atigeze akora, ahubwo babona Tuyishimire niya yari yasimbuye ari we ukomeje kugaragara ko inshingano za mudugudu birabayobera, kuko uwo bari batoye ngo batamenye uburyo yakuweho. Hari igihe cyabayeho habaho kujya gutora abayobozi b'imidugudu, twitorera umuyobozi nk'abaturage. Dutoye umuyobozi w'umudugudu baramwanga. Gitifu umurenge wari uri ariko si uriho ubuntu, uriho n'uwamusimbuye aravuga ngo ngenda avuze ngo uyu mugore agomba kubayobora, uyu mudugudu mwatoye simushaka, atwangira mudugudu twitoreye nk'abaturage utuyobora neza tujya inama. Twararize amarira turihanagura, twanze kumutora, yitora n'ijwi rye rimwe, iri ngiri rimwe Rudori. Nimba mbeshya abaturage banyomoza, arangara tuyobora ati nzabayobora n'umwuzukura abayobore. Uku kuba mudugudu yaragiyeho mu buryo bavuga ko ari nko kwimikwa, ngo byatumye no mu mitangire ya serivisi hazamo kugongana. Abaturage bati ntiwajya kumwaka serivisi nta kintu muhaye ngo ayiguhe byoroshye, ahubwo ngo ahita kwibutsa ko utigeze unamutura. Ariko undi yaratubwiye ngo kuva mutarantoye nta kintu ngomba kubamarira kuko ntimwigeze muntora. Akatubwira yuko tutamutoye, umva ati nzabayobora, mu byumve mwabyanga mwabyemera, nzabayobora n'umwana wanjye azabayobora, n'impfa atanakiriho n'umuzimu wanjye azabayobora. Aravuga ati mwebwe nta wanshyizeho, uko mutanshyizeho rero nta nubwo muzi uburyo nzavaho. Mwanyemera mutanyemera nzabayobozi nko n'icyuma ku bubi na bwiza nzabayobora. Tuyishimire nanjye mwene Karingani n'umwana wanjye azabayobora, n'impfa n'umuzimu wanjye azabayobora. Akunda ikintu cyitwa sikoro cyane na byeri, utayifite ni zero, nta kintu mwamuvugana. Noneho twebwe rero hano kubera ko ubuyobozi bwo hejuru hari uburyo baba barubatse ikintu cya bitugukwaha, uyu nguyu niwe uza kwaka amafaranga akayajyana hejuru. Ni ikintu bubatse kimeze nka forum nyine utazi ukuntu kimeze, niyo mpamvu bahora bamushyiraho. Tuyishimire niya uyobora umudugudu wa Rugero ku murongo wa telefone ntitwabashije kumubona ubwo twatunganyaga iyi nkuru, gusa hari hashize umunsi umwe yumvikanye mu kiganiro rirarashe cya TV na Radio 1 agaragaza ko aba baturage bavuga ibari bo ubwabo bamwitoreye. Bayobora bwa mbere nibo banyitoreye, na ubwa kabiri ejo bundi nabwo
nabo barantoye kuko natowe nsimbura uwari uriho. Watowe nande? Habaye amatora yo gusimbura uriho. Amatora yo gusimbura uriho bakugira inyuma. Habaye amatora yo gusimbura baranyitorera. TV na Radio 1 biri muri uyu mudugudu byabashije kuganira na Sinzabakirana Pierre, abaturage bavuga ko ari we bari bahisemo ngo abayobore, atugaragariza ko nawe yatunguwe no kubona yamburwa inshingano nta n'iminsi arazimaramo. Ntagaritswe na timu y'umurenge, timu y'akagari, byabaye ibibazo. Nanjye ntago mbizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge Kazungu Innocent agaragaza kutizera amakuru abaturage batanga, ariko ngo kuba hari ibyo banenga kuri serivisi bahabwa na mudugudu biraza gusuzumwa. Bwana Diedone turaza kwikurikirana turebe duhere kuri icyo biraza kutugeza no mu bindi, usibye ko nongera kubabwira nisegura ko gahunda y'amakuru ntabwo mpamya n'ukuri kwayo kuko umudugudu twasuye kenshi, ariko nanongeraho kukubwira ko biduhaye umwanya wo kongera gucukumbura ku makuru muduhaye kugira ngo tumenye ikigisha inyuma. Akenshi iyo abaturage bagaragaza ko bayobowe mu buryo butabanyuze, by'umwihariko nk'iyo uruhare rwabo mu guhitamo ubayobora bumva ko rwirengagijwe, hari aho uba ushobora gusanga byaragize ingaruka no mu iyubahirizwa rya gahunda zimwe na zimwe za leta, hakaba ubwo abaturage babigendamo bigura intege kuko umubano wabo n'uri ku ruhembe mu kuzibashishikariza uba urimo ikizinga. Turarembye, nibadufashe badushyire ku mugaragaro, twitorere, dushyireho inzego twishakira nk'abaturage nk'uko leta itwemera. Reba kandi wumve isi dutuye. Hari igihe nk'ukuntu wenda uba ufite nk'urugo rudakase ukaba warukata ukaruconga. Abari mu rugo nk'ubu ngubu ntibabe bafata utuzi ngo bakarabe, ntibabe bafata akenda ngo bambare. Ariko noneho iyo hari ako kantu k'umwihariko ubwo muharura kurushaho mugakubura kurushaho. Aba baturage biganjemo abo mu bice by'icyaro bavuga ko akenshi na kenshi bita ku isuku bitewe n'icyabaye kidasanzwe, ngo gishobora kuba ari abashyitsi babagendereye, icyorezo runaka cyateye, guseruka mu birori n'ibindi. Iyo umuntu agiye noneho bakavuga bati kana kuvuga karabye aragiye, bakibaza hagiye, bagatangira kwibaza hagiye bite nuko karabye. Abantu buryo bagira imyumvire, ntago bafata ikintu nkuko cyagombye kuba ari ngombwa, ahubwo bakunda kugira intege nkeya nini. Haje umushyitsi nyine ushyiramo imbaraga nyine, nyawe urabyumva nyine umuntu yitegura nk'umushyitsi nyine kugira ngo ataza akaguseka ahantu uri. Mbega abashyitsi baje turabitegura, tugakubura, tugaharura mu ngo zacu, ariko gusa aho gusa kuko no mu nzego z'ubuyobozi usanga zishyira imbaraga mu gukangurira abaturage ibikorwa by'isuku bitewe n'abashyitsi bakomeye barasura aho hantu, mu gihe mu busanzwe biba bititaweho cyane. Witeguye umushyitsi mu rugo urahaharura ugakubura, ndetse hari nabo ufata uburyo bwo kugira inzu zabo neza, nanone kugira ngo zisome bitewe n'umushyitsi uzakirwa uwo ari we, kugira ngo ahantu hase neza. Tuvuge nk'ibyo byo guharura imihanda, wenda ahantu haba harasibye, ndetse no gutegura aho hantu bwite agomba kwakira, urumva hajyamo imbaraga nyinshi cyane. Mbese ukabona n'ubundi hari impinduka, hari icyahindutseho. Ahubwo icyo gihe umuyobozi agomba kuza akagera kuko akabona ko namwe mukora. Wenda umuyobozi yahageze akabona ko hari icyo namwe mwakoze koko kigaragara, umuntu akavunika bagashyiramo imbaraga, ariko ntabwo ariko byagombye kumera. Hagombye guhora hateguwe buri gihe kugira ngo bamushyitsi nazo zasanye ahantu hatunganye, nta mbaraga zigiyemo nyinshi cyane, ahubwo abantu basa neza. Naho umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Niyingabira avuga ko isuku idakwiye gukorwa bitewe n'icyabaye kidasanzwe gusa, ahubwo ikwiye kuba umuco uhoraho. Ni inshingano za buri muntu, ni inshingano z'abatuye ahantu kuhagira isuku, haba hari umuyobozi uri buhaze, yaba ntawe uri buhaze, ariko abantu bakwiriye kugira umuco wo kumva ko akwiye no gutura ahantu hasa neza, akwiriye gutura ahantu hamuhesheje ishema, kandi aho hantu haba heza hakamuhesha ishema ariko yahagiriye isuku. Nari nafashe urugero rwo gukaraba ari uko umuntu agiye mu misa cyangwa se agiye mu rusengero, gukaraba ari uko umuntu azindutse hari aho agiye. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bikwiriye gukorwa, ahubwo bikwiriye kuba umuco, nk'uko umuntu buri munsi aba akeneye kugira icyo arya, akaba akeneye kugira icyo anywa. Ni na ngombwa ko yumva ko buri munsi buri muntu aba akeneye kwigirira isuku mu byo yambara, isuku ku mubiri we, isuku mu byo afungura, isuku ahantu hose, bikaba umuco uranga Abanyarwanda. Aba baturage nabo bemera ko nubwo usanga bashyira imbaraga mu bikorwa by'isuku bitewe n'icyabaye kidasanzwe biba atari byo, ahubwo ikiba gikwiye ari ukubyitaho igihe cyose.
igihe cyose ugahora n'ubundi ukora utakora uvuga ngo runaka azaza. Isuku ni umuco mwiza. birimo byari byo gukora tibutibo ngo nuko ikintu kigiye kuba ibyo byaba bivuyeho noneho umuntu agahora akeye hari hose hashoboka indwara zituruka kuri ya myanda nazo wenda zagabanuka. Kuri ubu abaturarwanda n'isi muri rusange bari gukangurirwa gukaza ingamba z'isuku ihagije bitewe n'icyorezo cy'indwara y'ubushita gihari mpox. reba kandi wumve isi dutuye. Umugabo akorera amafaranga bakaraba bamuhishe mu byumba ari gukina ibyo biryabarezi. Naho ibiryabarezi biteye ikibazo. Iyi mikino y'ibiryabarezi aba baturage bavuga ni icyuma ushyiramo ibiceri wagira amahirwe ukunguka ukarya cyangwa se kikakurya. Ariko aba baturage bavuga ko abenshi ari abaribwa n'ibiryabarezi bagahomba ayo bashoye. Kuko no kuvuga ngo hari igihe umuntu akorera amafaranga yakamuvuna, byaba ngombwa ko umuntu wa mwanya yakayakoreye ajya kuyahahisha akishima n'umuryango we, ugasanga ahitiye muri icyo kijyabarezi. Mu kagari ka Murara mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu abaturage baho bavuga ko iyi mikino y'ibiryabarezi igikinwa n'abiganjemo abagabo kandi ikomeje kubahombya mu buryo bugaragara. Yamara kugihitiramo urumva aragenda arakina kikamurya agakomeza agakina amafaranga yose yakoreye agashira. Ibiryabarezi nabyo abantu nyine abagabo benshi amara kunywa nyine aho kugira agenda atanga iposho by'abarezi bikagira ute akaba ari byo akiniramo ya mafaranga bikayamurya ugasanga rimwe na rimwe umugore ntabonye iposho abana ntibabonye igikoma. Ubusanzwe iyi mikino y'ibiryabarezi yarahagaritswe ndetse TV na Radio 1 bivugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rubavu aha mu karere ka Rubavu bwabwiye ibi bitangazamakuru ko iyi mikino itemewe. Gusa abaturage bakavuga ko aha mu kagari ka Murara ubu iyi mikino y'ibiryabarezi bari kwikina bitwikiriye ijoro. Umugabo akorera amafaranga bakaraba bamuhishe mu byumba ari gukina ibyo biryabarezi. Inaha birahari mu tubari tumwe na tumwe, gusa iyo umuntu agiyemo nyine agasanga nk'umugabo ari gukina iryabarezi rimwe na rimwe twatanga amakuru y'ahantu kiri baza kugifata ugasanga babihishe. TV na Radio 1 byabashije kubona umwe mu bakina ibiryabarezi avuga ko nawe abikinira aha mu kagari ka Murara mu murenge wa Rubavu. Nubwo avuga ko yishoye muri iyi mikino y'ibiryabarezi, iyo muganira wumva yaramaze kumenya ingaruka zibirimo zitari nziza ku buryo nawe akurikije uko bimaze kumuhombya no kumusubiza inyuma asaba ko iyi mikino y'ibiryabarezi yacibwa. Icyatubera cyiza nuko babica burundu bikavaho. Uwigize wagikinaho? Nagikinyeho. Ukina hiki? Kiryabarezi. Byakugendekeye guteze? Amafaranga iyo nari mfite nari ndakoresha umushinga garagiye n'ubundi sinakora icyo nagombaga gukora. Abo baturage bavuga ko iyi mikino y'ibiryabarezi ikinwa aha mu kagari ka Murara mu murenge wa Rubavu ikomeje kuba intandaro y'amakimbirane yo mu ngo bitewe n'uko abagabo bayikina bahasesagurira ibyagatunze urugo. Turasaba kugira ngo muzaze murebe abantu bafite ibyo biryabarezi bajye bagenda buri muntu ufite akabari bamusake ku byo buhagije babijyane burundu bicike. Urumva niba umuntu akinnye kiryabarezi mu rugo rwe nta terambere ashobora kugeraho, niba umwana adashobora kuboneka iyo umugabo yakinnye kiryabarezi urumva ni inkeke ikomeye. Bwana Harerimana Emmanuel Blaise uyobora umurenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu yabwiye TV na Radio 1 uko ubundi iyi mikino y'ibiryabarezi itemewe muri uyu murenge ndetse ngo naho bayibonye ikinwa bihutira kuyica. Ni ku murongo wa telefoni avugana n'ibi bitangazamakuru. Cyarezi n'ibyemewe ubona aho tubimenya hose turagifata kigafatirwa nk'uko amabwiriza biteganya. Ubwo rero n'undi wese waba ufite amakuru aho kiri yatubwiye tukivana nta kindi n'ubana n'ibi byaracitse ntabwo twari kwizera tunyakuru tubivanamo nta kindi. Iyi mikino y'ibiryabarezi mu mwaka wa 2022 nibwo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda yatangaje ko ihagaritse. Uretse kwihagarika kandi iyi mikino y'ibiryabarezi yagiye yumvikana nk'iteza amakimbirane hagati y'abashakanye kuko hari abagabo bayikinaga bakajyanamo ibyagatunze urugo. Reba kandi wumve isi dutuye. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco wabeshywe na benshi. Ngwino mugirana amasezerano akuvure uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka.